cyari kuri ya nyigisho z'amata zihuje n'inyigisho z'ibitangaza muri iki gihe ngo fungura ikofi ngo Imana iguha amafaranga ngo terura intebe ngo vuga ngo ndabitahanye ngo urabijyanye abantu bose ngo vuga ngo amena abantu bakiyamira nk'abari kuri stade kandi mu by'ukuri ukaba wamubaza ngo ajyanye iki ntacyo kandi uwo nguwo ugasanga ni umugore wa kabiri yataye yibye umugabo w'abandi nta kumwumvisha ko ari igisambo ese bavuze ngo uri umukiranutsi waraye kwa maraya nawe biragufata namva nabwira abantu bari kunyumva iyo bakumvishije iyo migisha ngiguhaye imodoka ngo iguhaye iki ngo ikujyanye mu mahanga nawe uzi neza ko waraye ukuyemo inda uretse kubeshya biragufata wumva iyo ari Imana tubwizanyije ukuri kw'abagenzi ndagira inama abakristo ngo bahumuke kandi nyuma yo kukubwirwa izo nyigisho zishyeshyenga bakibagirwa ko hari iherezo bigatuma rero barereshwa ya mata ukuntu bubatse amayetaje ukuntu bagiye gutunga amamodoka naho yaba ari umutinganyi bakamuha umugisha kuko atuye amafaranga bakibeshya ko Imana irya ruswa kuko umuntu yatanze imodoka kandi atingana abantu abanyamadini ngo iguhaye umugisha ngo utanze igitambo gikomeye ngo abana bagiye kwiga ngo harimo abazaba abaminisitiri reka muzatinye ubutumwa Satani atarwanya ubwo buturuka kwa Satani n'ubundi ariko uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe na Yohani wahishuwe ibyahishuwe bamujugunye ku kirwa cy'Ipatimo babanje no kumuteka mu mavuta kwanza umuntu wese uvuga ubutumwa buturutse ku Muremyi ararwanywa arahigwa urupfu ruramushakisha Satani ntashobora kumuha amahoro aba bantu benshi b'abanyamadini bakubwira hari n'akantu merutse kubona aho umupasiteri ni umubishop ariko si hano iwacu ni muri ibihugu bya Afurika aha ngo kumuderivira ahamagaza amazi bamwoza mu gitsina imbere y'abantu eske mu maso y'abatuye isi ndahamya ko ari abantu benshi ako kantu bakabonye ese uretse kubeshya koko ibyo bintu bijyanye n'Imana yera harimo kujya mu bapfumu kuraguza harimo ubwicanyi no gukuramo inda ariko tuvanga abakobwa nibo bakuramo inda iyo umugabo ateye umukobwa iriya ibunaka akamuha amafaranga bakuremo inda uwo mugabo bakuyemo inda umusore utanze amafaranga bakuremo inda nawe bakuyemo inda mu maso y'Imana nawe bayishe rero kubwira abantu ngo icyo ni icyaha muri ibi bihe bya nyuma ahubwo barakurakarira ngo urumwicaye isezerano ryanjye yishe nzabigereka ku mutwe we abo aba divorce biyumve n'abari gushaka kubikora barasezeranye yasuzuguye kuba uwo mwashakanye abaye mubi ntago bisobanura yuko ukwiriye gusenya ngo wongere ujye gushaka undi wongere umanike ikiganza nanone uyu mubyeyi unanirwa kubw'umugabo we agata abana akajya gushaka undi icya mbere bivuga ko abana ari umugisha uturuka ku Uwiteka rero kubwo gutura abo bana ni ukuri azabazwa ubugingo bw'abo bana umugabo uta umugore we yaramenye Yesu Kristo wapfuye akazuka urwo ni urubanza yishyizeho ariko umwami yagombaga kuba ari kwinezeza bishatse kuvuga ngo ushobora kubana n'umuntu uzi ko akijijwe ariko ari uw'isi akagushakiraho iminezero ukaba uwo gukorana mu rugo birasaba iki ba Kristo kubw'indahiro mwarahiye ngo tuzabana ari muzima cyangwa arwaye mu burwayi mujye mwumvamo n'ibisasi mwumva n'iki kiganza witegure ko uwo mugiye kubana ashobora gusara agatoragura amasashi nujya kumanika ibiganza uvuga uburwayi utekereza ko utwo twinyo wabonye dutondetse neza areda wanshyuhirije amazi cyangwa se watetse ka cyahiti ndateka igikoma utereka inywa ruriye usabwa kwihangana nk'umugabo usabwa kwihangana nk'umugore kubw'indahiro warahiriye Kristo Imana nahera ndetse n'imbere mu ruhame rw'abantu kuko Yesu ataragaruka byumvikane ko urugo wasenye ruracyakuri ku mutwe ku muntu warahiye mu rusengero ariko kutararahiye mu rusengero wose imureba ariko warahiye aho ni icyitonderwa cyakoze batabyumva gutya abagore batasezeranye ngo bitume batabagabo n'abana
aratura ati byatumye Satani kwinjira nahereza umudayimoni. Rero hari imyuka iyobya bitewe n'imigambi abantu bafite mu mitima. Icyambere shobora kuba wubatse urugo nkakugirira ishyari, sinifuze ko wubaka, ariko kuko ndi umuhanuzi nkititiza byahuza n'akabazo wenda wayo utumvikanye n'uwo mwashakanye mwagiranye akabazo. Nkavuga ati wiyijevo nose ngize gutya wabona ntari kuzuzwa. Turagushimye Mana muremyi w'ijuru n'isi, utugiriye ubuntu bukomeye cyane. Mana iteye ubwoba yo guhindirwa umushyitsi n'ibyaremwe. Urabizi neza ko data mwiza wo mu ijuru ari waduhamagariye umurimo. Turakwinginze ngo wemere kuba bugufi bw'ubugingo bwacu, kugira ngo hatagira ijambo rye twavuga rikazatujyana muri rwa rubanza. Mana data nyir'isi n'ijuru, turinde umugome Satani, kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bibe bikiza ubugingo bwa benshi, byubake imitima kandi bihembure bene data inshuti z'umusaraba ba Kristo hirya no hino. Uratwemereye ko tuvuga izina ryawe, unyemerere rero duhinduke ibikoresho wowe wikorere. Urakoze kuri kubyumva. Gusa umubi Satani turamweje n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, kubw'amaraso yamenetse igorogota, unyemerere agere ku bantu benshi bizeye umwami Yesu, kandi nukuri bakure mu bubata bwa Satani, nuko bazashobore kuzagira iherezo ryiza bisanga heza ho mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tuba turabigisha abandi ngo ariko twahindutse abo kuramizwa amata. Turacyari kuri ya nyigisho z'amata zihuje n'inyigisho z'ibitangaza muri iki gihe. Ngo fungura ikofi ngo Imana iguha amafaranga, ngo terura intebe ngo vuga ngo ndabitahanye, ngo urabijyanye abantu bose ngo vuga ngo amen, abantu bakiyamira nk'abari kuri stade, kandi mu by'ukuri ukaba wamubaza ngo ajyanye iki, ntacyo. Kandi uwo nguwo ugasanga ni umugore wa kabiri yataye yibye umugabo w'abandi, nta kumwumvisha ko ari igisambo ngo abirekure, kuko ibyo ni ikintu gikomeye kureka umugabo wagukundaga witwaga Nyirankundwakazi. Noneho ugiye gusubira nturi umukobwa nturi iki, kandi inzira ijya mu ijuru yose yaravuze ngo iraruhije. Nanone Matayo 7 yatubwiye ko iruhije kandi abantu bakayoroshya, tukamera nk'abigisha abana babo muri Ecole de Dimanche, kuvuga ngo humura, ngo Imana iragukunda, ngo wakunze gukiranuka. Wabaza izi ni inyigisho z'amata zo kuramira abana. Uretse koko wenda twanabaza n'abari kutwumva, uretse kubeshya nubwo babikubwira ngo wakunze gukiranuka, kandi wibisha mashini, wari imitungo y'imfubyi, urya ruswa. Uretse kubeshya umuntu atinya kuba kuri igisambo, Imana izakuniga bakakwemeza ukuntu uri umuntu w'umukiranutsi. Ese bavuze ngo uri umukiranutsi waraye kwa maraya, nawe biragufata. Namva nabwira abantu bari kunyumva, iyo bakumvishije iyo migisha ngo iguhaye imodoka, ngo iguhaye iki, ngo ikujyanye mu mahanga, nawe uzi neza ko waraye ukuyemo inda. Uretse kubeshya biragufata. Wumva iyo ari Imana, tubwizanyije ukuri kw'abagenzi. Ndagira inama abakristo ngo bahumuke, kandi nyuma yo kukubwirwa izo nyigisho zishyeshyenga bitonda. Abo ni bya nyigisho nagiye mvuga ngo ni amabandi, kuko arakubwira ngo tanga ituro, ngo tanga isaku ukunda, ngo igitambo. Kandi bakristo abantu bari kunyumva hirya no hino ku isi, igitambo ni kimwe, ni Kristo Yesu. Sinzi niba namwe wenda hari ibindi bitambo muzi. Burya nta zindi ntama, nta bindi bimasa, nk'uko inaha iwacu hari abatubuzi bajya barya abantu bo mu Burayi na Amerika, ngo hereza $3,000 ngo bajye kubagira ikimasa akanyarira kuko atahazi, ngo nturenze icyumweru udapfuye. Ni ukubeshya niba udatabawe na Yesu. Uretse kubeshya ikimasa cy'inka kirakurengera. Tubwizanye ukuri muri ibi bihe, amaraso ya Yesu natagutabara ikimasa cy'inka. None abantu bahindutse abo kuramizwa amata mu byaha, batinya gukoraho, ngo batinye kumubwira ko ubwo bumini n'ubukora yambaye atari imyenda ye. Ahubwo akavuga ngo ngende uwa Apolo, apotre wanjye.
yatubwiye ko nta cyaha kirimo. Bakristo tubabwiza ukuri, uwo apotre yaragupfiriye, hari inkoni bamukubise ku bwawe. Eske abo mu bantu mwita abashumba babaha uburenganzira bwo gusinda mugasenya ingo zanyu? Eske abo bashumba banditse mu gitabo byibuze mu byanditswe byera ko aribo bazabinjiza mu bwami bw'ijoro? Ikindi, Satani ajya ajijisha abantu bakabahereza amasezerano yo kuguma mu isi, abantu bakibagirwa ko hari iherezo, bigatuma rero barereshwa ya mata. Ukuntu bubatse ama etaje, ukuntu bagiye gutunga amamodoka, naho yaba ari umutinganyi bakamuha umugisha kuko atuye amafaranga, bakibeshya ko Imana irya ruswa. Kuko umuntu yatanze imodoka kandi atingana, abantu abanyamadini ngo iguhaye umugisha, ngo utanze igitambo gikomeye, ngo abana bawe bagiye kwiga ngo harimo abazaba abaminisitiri. Reka aya ni ukurereshwa amata. Mwibuke ko atari amata. Aba ba Pawulo bageze aho barerura bavuga ibikomeye, ni nabyo byatumye bafungwa, kuko ubutumwa bwiza iteka ryose burarwanya. Muzatinye ubutumwa Satani atarwanya, ubwo buturuka kwa Satani n'ubundi. Ariko uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, na Yohani wahishuwe ibyahishuwe bamujugunye ku kirwa cy'Ipatimo, babanje no kumuteka mu mavuta kwanza. Umuntu wese uvuga ubutumwa buturutse ku Muremyi ararwanywa, arahigwa, urupfu ruramushakisha, Satani ntashobora kumuha amahoro. Ni nayo mpamvu rero ubu butumwa aba banyamadini bababwira ngo nta kibazo, ugasanga umuntu yatobaguye amatwi, wamubwira ati ibyo bintu, amazuru, umukondo, ahantu hose impeta na 80, inzara wagira ngo ni ikiyoni, wagira ngo ni igisiga cy'icyanira, ku buryo uwo muntu murabizi ko umuntu agenda intoki ziba zikunze kumera gutya. Ariko muzacunge udayimoni w'ubwibone, iyo umuntu yagize inzara bimuha kondisiyo zo kugenda arambuye intoki nka dende icyo kwa kundi manura ibinusa, nawe ubyumva abivunikiramo. Rero bene umubwiye ati ibyo umwuka wera ntabikunda, nta nubwo abyemera, kuko Yesu yavuze ngo inzira ijya mu ijuru iraruhije, Matayo 7:13. Ngo kandi abayinyuramo ni bake. Ibi n'abagabo batera ku bwanwa nka basumayeri, nka baje, ni ibyo bintu ntabwo umwuka wera bikunda n'ukuri. No sinzi niba mvuze nabi, ariko ku bantu, ariko mu mwuka ndavuga neza uko Imana ibishaka. Ariko kuri mwebwe nimushake murakare, murabizi niriziki. Sinzi niba arakandi kabazo murambaza. Kandi nanone turaho aba bantu benshi b'abanyamadini bakubwira, hari n'akantu merutse kubona aho umupasteri n'umubishop, ariko si hano iwacu, ni muri ibihugu bya Afurika, aha ngo kumuderivira ahamagaza amazi bamwoza mu gitsina imbere y'abantu. Eske mu maso y'abatuye isi ndahamya ko abantu benshi ako kantu bakabonye. Ese uretse kubeshya koko ibyo bintu bijyanye n'Imana yera? Cyambere ni urukozasoni, icya kabiri ni n'amahano. Ntabwo rero kubwira uwo muntu ko ari mu buyobe yahuye n'abakozi ba Satani ntiyabyumva, kubera ukuntu baba bamubwira neza, bamwumvisha ukuntu agiye gushakana n'umusore ukomeye hano mu rwego rw'isi, umusitare, none bagiye kumwogereza imbere y'abantu, ntiyabyanga. Twitondere imikorere ya Satani. None abantu bishyiramo kuvuga ngo umushumba wanjye. Ba Kristo muri kunyumva, Yesu navuze ngo ninjye mwungeri w'intama. Ninjye, ntabwo yigeze ashyiraho runaka. Ninjye. Abandi yavuze ngo abambanjirije ni abajura n'abanyazi. Ninjye mwungeri w'intama. Ni nawe wavuze ngo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Kandi aravuga ngo ushaka kunkurikira yiyange, arizo za nyigisho zikomeye tugomba kuvuga, yikureho amaboko. Mu kwiyanga harimo guhomba bya bintu wakundaga bidafite umumaro. Harimo kwambara ubusa ubumini, harimo kunywa ibisindisha, ibikorwa by'urukozasoni, harimo kujya mu bapfumu kuraguza, harimo ubwicanyi no gukuramo inda,
ariko tuvanga abakobwa nibo bakuramo inda. Iyo umugabo ateye umukobwa iriya ibunaka akamuha amafaranga bakuremo inda, uwo mugabo bakuyemo inda. Umusore utanze amafaranga bakuremo inda nawe bakuyemo inda. Mu maso y'Imana nawe bayishe. Rero kubwira abantu ngo icyo ni icyaha muri ibi bihe bya nyuma, ahubwo barakurakarira ngo urumwicaye. Nabasha kuvuga ngo nyabuneka muve kuri abyo ngibyo ngo umushumba wanjye umwana w'umuntu ntaho azakugeza. Ahubwo twatanga inama ngo Yesu akubera umwungeri aba ari ukuragira, nkuko Dawidi yavuga ngo ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho ntacyo nzabura, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntacyo nzatinya. Burya umuntu uragiwe n'Imana ntago yatinya. Iyo uragiwe na Kristo uri umuvugabutumwa uvuga ibyo abandi batapfa kuvuga. Iyo uri umuhanuzi ari Imana ikushumbye ukora ibyo abandi, wihanganira ibyo abandi batakwihanganira, urukubitirwamo ariko ntusenye. Ariko ikigaragaza ko uragiwe na runaka barakubwira ati senya ujya gutanga divorce nzongera ngo usezeranye. Kandi nanone turi kuri aka kantu tukaganireho, nubwo abantu bakora nka za divorce nubwo wenda atari cyo kiganiro, abantu kabishe mu madini bavuga ngo umushumba wanjye yambwiye ko nta cyaha, ariko mwibuke ko abeshi mwagiye murahira ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Iri ryabyo iyi ndahiro ubwayo si ibajyana gihonomo. Abantu nyiriya turiyeho ikintu gikomeye, ariko ngo umushumba wanjye afite kuvuguruza icyo warahiriye imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Uwo mushumba ameze ati ngo profete, amazina nk'ayandi muri Bibiliya bagiye bavuga ngo abantu bazabiyita barabi. Ubwo rambwira ngo abantu niba umuntu agezaho kugira intebe mu rusengero umeze nk'ikigirwamana, gutya ngo ni apotre runaka uyikozeho reka data ukabona afite ubwoba, uretse kubeshya umuntu w'umukozi w'Imana waremye ukorera Imana aremye ijuru n'isi. Mwari muzi ko yoroha yiyoroshya n'agasamba abasha kukicaraho, apana ibyo bintu by'ibikabyo. Ndaho hantu sinzi niba wenda nabashije gusubizamo bimwe abantu burese arakuramo ibye, ariko ndagira ngo abantu bave muri ibi bintu byo kurereshwa amata ahubwo bakuri bamenye ko no kubabara bibaho. Imana idatanga ibitangaza gusa by'amazu n'amamodoka n'abagabo n'abagore, ahubwo bamenye yuko ijya yemera ko bageragezwa. Tukiri aho ngaho ku bijyanye n'indahiro, hari ijambo riba muri Ezekiya 17 umurongo wa 18-19 haravuga ngo yasuzuguye indahiro yica isezerano, ndetse yari yaramanitse ukuboko arahira arikarengaho arabikora byose ntabwo azarokoka. Nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati ndahiye ukuri indahiro yanjye yasuzuguye n'isezerano ryanjye yishe nzabigereka ku mutwe we. Abo aba divorce biyumve n'abari gushaka kubikora barasezeranye. Yasuzuguye indahiro y'Imana. Kuba uwo mwashakanye abaye mubi ntago bisobanura yuko ukwiriye gusenya ngo wongere ujye gushaka undi wongere umanike ikiganza. Kuwangura uwa Polo, umubayi wa Polo cyangwa uwa Pawulo, ariko nk'uburi wa Kristo, kuko umuntu w'umukristo nyakuri yitondera indahiro. Yarahiriye yuko atazahemukira Imana. Rero wenda nako gasimbukiyemo kugira ngo n'abantu bari gusenya ingo babyumve ngo nuko uri kujya kwa runaka ukajya muri korari ugacuranga ukabyina, babyita gucurangira abahetsi. Kubw'indahiro warahiye ubwayo n'isezerano n'ikiganza warahiye biboneka muri ubu buhanuzi mumaze kumva, nabyo ni ibikujyana gihonomo. nabo ntibazarokoka, niko Uwiteka avuga. Ayo ni ya magambo akomeye. Ni bya bindi bikomeye, ni bya bigori turi kuvuga. Mpamya yuko nk'umuntu wadevorushije ubu yantera amabuye nawe yagutera amabuye. Kandi akaba ari kwa Polo runaka, akaba mwumvisha imigisha, akaba amuha amasezerano. Wavuga utese ko Imana yambwiye amasezerano ikambwira inzu nyuma yo kudevorsa, nkaba ndevorushije na babiri ariko ikampa umugisha. Ahangaha banyumva bakumva aka kantu neza, keretse niba ari icyo ushaka kongeraho.
ariko akantu ushaka kuvuga ni uko iyi Mana disi ivubira imvura ababi n'abeza. iyi Mana igusha imvura mu bishyimbo, ikayigusha no mu itabi, ikayigusha no mu mifatango. Kuba wahirwa mu isi n'umupfumu umurima w'ugwamo imvura, umurozi wamaze abantu ugwamo imvura, kuba wabona imigisha uba mu rusengero nta gitangaza kirimo. Ariko ubugingo cyo nta tansiyo. Nta muntu urajya mu ijuru kuko ari perezida, nta muntu ujyanwa mu ijuru nuko ari minisitiri. Aho ni icyitonderwa. Iyi nzira iraruhisha. Reka da nushaka kuba uri generali ntibyakwinjiza mu gihugu cy'ijuru. Ahubwo kujya mu ijuru harimo kwihana ibyaha kandi ugakora ibyo data wo mu ijuru ashaka, nk'uko Yesu yabivuze. Nkunganiye aho ngaho, hari amagambo Yohana Umubatiza uzi ko cyajya amaze gufungwa yajyanywe mu nzu y'imbohe, atuma abigishwa be ababwira ngo bagende bajye kubaza Yesu, bamubaza ngo niwe se niwe cyangwa siwe, bategereza undi. Yesu amubwira ngo uhereye mu gihe cyawe, niwe mu gihe cyawe Yohana Umubatiza ukageza mu gihe cya none, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Bivuze ngo nawe mu gihe cye yagombaga gutwaranira ubwami bw'Imana. Bivuze ngo rero uri muri iki gihe agomba, nkuko uduhuguye, uri kutwumva, agomba gutwaranira ubwami bw'Imana. Atarebye kuri abo kwa Polo, atarebye ngo ari kwa Apostle, ngo ari kwa Bishop, arebe iki umwuka biramuyobora. Nanjye hari ikintu nifuza kuvugaho gatoya tutarataruka ku bya divorce. Mu by'ukuri ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo divorce nyemera. Nababwira ibintu bituma nemera divorce kandi by'ubumana. Imana iba mu muryango, ariko iyo ushaka gutandukira Imana igushakira undi mwami wahisemo. Abisiraheli bava muri Egiputa, burya iyo ushatse urugo Imana ni nk'aho ibigukuye muri Egiputa ikagushyira mu muryango. Ngo Imana ngo yaturanye nabo mu butayu, ngo mu ihema ry'ibonaniro, ngo iturana nabo ibabera Imana. Rero hari ikintu nifuza kuvugaho, abantu badukurikiye bazanyandikire njye nyibabwire neza. Nta kuntu wambwira ngo urugo rwarakunaniye ariho Imana uvuge ngo ni Imana mubanye neza. Iyo uko utandukanye n'umuryango n'itorero ni Kristo baba bahuje, n'abantu b'Imana babayuma bagahinduka, Imana ikorana nabo mu yandi magambo. Nta kuntu wambwira ngo watandukanye n'umugabo wawe cyangwa byagenze gute, umbwire ngo Imana yo mubanye atari ku macenga. Kubera imibabaro iba mu isi, twagendera ku rwandiko rwa Yakobo, igice cya mbere numva ari 12, niwe wavuze ngo hahirwa uwihanganira umugerageza namara kwemerwa. Kuvuga ngo wananiwe, umuntu yananirwa, ariko iyo unaniwe tugendera ku ijambo ryo mu migani ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Rero niyo kuba yavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Aka gakiza tuvuga kandi iwacu mu Rwanda mbere y'intambara hari abagore bakubitwaga amenyo akavamo kandi ntiyahukane. Abo baratubyaye kandi batashye ijuru turabihana. Abo bantu babonye ubwami bw'Imana, ndetse no gutaha kw'abo abantu babonye bagira iherezo ryiza. Kuko n'abantu batashye bamwe mu gupfa kwabo bajyaga bavuga ko babonye n'abamarayika. Iherezo ryabo ryarifuzwaga, barabuharaniye. Nk'uko mu gihe cya Yesu Kristo, igihe cy'intumwa zemeye kwicwa ariko ntizarekura umusaraba. Turi kumwe? Nanone uyu mubyeyi unanirwa kubw'umugabo we agata abana akajya gushaka undi. Icya mbere bivuga ko abana ari umugisha uturuka ku Uwiteka. Rero kubwo gutuwo abo bana ni ukuri azabazwa ubugingo bw'abo bana. Umugabo utuma umugore we yaramenye Yesu Kristo wapfuye akazuka, urwo ni urubanza yishyizeho, kuko gukomera kwe ntako. Cyane ndavuga abantu basezeranye. Icya mbere arahira, habe kwa padiri, habe za abadive, habe mu baprotestante, ADPR, amatorero nk'ayo.
nakunze kumva abantu barahira bavugira ijambo rikomeye ndetse n'abagiye gusezerana babyitondere aya magambo bayatekerezeho. buriya niba ari ibintu ntinya abageni bashyingiwe, nubwo abantu birebera bashyingiwe gusa bakumva kunywa no kurya ibirori, ariko ntinya yari amagambo y'indahiro avuga ngo nzamukunda, ngo yaba muzima, ngo yaba arwaye. aka kantu abantu bakumve, gukunda umuntu muzima biroroshye mu buzima busanzwe, biroroha. ndetse n'iyo umuntu akora neza bavuga ko ari muzima, ariko iyo umuntu akora nabi bavuga ko arwaye afite ikibazo. mu gukora nabi harimo kuguca inyuma. bagore we bari guca inyuma ntabwo ari we mugore wa mbere baciye inyuma. zirikana ko no mu bagore b'abakomeye bacibwa inyuma, harimo iyo hejuru no mu bami. kera ku ngoma z'abami hakibaho abami, umwamikazi bagombaga gushaka abagore nk'abanga b'umukobwa wose umwami ashimye, umwami bakamuzana ngo ni uw'umwami. nta mugore wafuhiraga undi ngo avuge ngo bantwariye umugabo. yekada yaratuzaga akihangana. nuko umwami azanye undi mukobwa mwiza mu gihugu, umwamikazi wabaga ari icyo gihe uretse kubeshya yarishimaga. tubwizanyije ukuri, yakoraga ikintu bita kwihangana. buriya kwihangana kwahozeho kandi yapfiragamo imbere, ariko umwami yagombaga kuba ari kwinezeza. bishatse kuvuga ngo ushobora kubana n'umuntu uzi ko akijijwe ariko ari uw'isi, akagushakiraho iminezero ukaba uwo gukorana mu rugo. birasaba iki bakristo? kubw'indahiro mwarahiye ngo tuzabana ari muzima cyangwa arwaye. mu burwayi mujye mwumvamo n'ibisazi, mwumva n'iki kiganza witegure ko uwo mugiye kubana ashobora gusara agatoragura amasashi. nujya kumanika ibiganza uvuga uburwayi utekereza ko utwo twinyo wabonye dutondetse neza, areba nk'inyana yo mu ruhongore ashobora gukora agisidiri ugahengama bikabera uku, kandi ugakomeza ukagumana nawe. niko ijambo ry'Imana. agacika akaguru akagendera mu mbago, amataye wari ukunze hakaba hajemo ikibazo. mu burwayi harimo ibibembe, mu burwayi harimo kugira gutya ukabona kamere yahindutse. wamubwira ati mada wanshyuhirije amazi cyangwa se watetse ka cyayi, ndateka igikoma utereka inywa rureye. usabwa kwihangana nk'umugabo, usabwa kwihangana nk'umugore kubw'indahiro warahiriye Kristo Imana n'ahera ndetse n'imbere mu ruhame rw'abantu. noneho ngo yaba muzima yaba arwaye, ngo dukize cyangwa dukennye. kandi harimo abagiye basenya ingo kuko bakennye. buriya ku munsi w'urubanza zigera ahagarara imbere y'intebe y'imanza kubw'indahiro yarahiye. kabiri aka gatatu kavuze bakunda no kuvuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye. sabwa ngewe kumukunda no kwihangana. keretse Kristo agarutse cyangwa urupfu ruje nirwo rwabasha gucamo. ngiyo divorce mu nzu y'Imana y'abera, y'abantu barahiriye ahera. cyakoze hanze mu bisi divorce ziremewe, ariko sindabona umuntu wadevorishije mu rusengero kuko Yesu ataragaruka. byumvikane ko urugo wasenye ruracyakuri ku mutwe ku muntu warahiye mu rusengero, ariko kutararahiye mu rusengero wose imureba, ariko warahiye aho ni icyitonderwa. cyakoze batabyumva gutya abagore batasezeranye ngo bitume batabagabo n'abana. oya, musabwa kwihangana. cyakoze nanone nkabwira nk'umuntu washatse umugabo agasanga umugabo afite undi mugore, uwo ntabwo ari umugore, ni maraya. nubwo wenda yaba yaragiye gusezerana, we uwa mbere atarasezeranye ariko yaragiye arubyariramo, uri umukristo, uwo si umugabo rwose. rwose uri umujura, uri igisambo, usabwa kurekura umugabo w'abandi. aho ngaho turacyari kuri iri jambo abantu bitwaza ngo turi abaporo, bigatuma muramizwa amata muhora mubwirwa ibitangaza n'imigisha, bakanga kukubwira ngo rekura umugore w'abandi, si uwawe. inyigisho ya poro harimo inyigisho ivuga ngo umugabo ufite si uwawe.
hari umuntu twahuye arangamba n'ubundi Imana yambwiye kuri uriya mugabo atari uwanjye yenda kuntera amabuye neza batira uwaporo rwose. abo ni abaporo ariko si abakristo. Kuko uwa Kristo asabwa kwihangana nk'uko Yesu yagwanye umusaraba ubugira gatatu, ariko akawegukana agakomeza igorogota ajya kuducungura. Nuko sinzi niba hari akandi kabazo. Aho hantu ndagira ngo tuhasobanurire neza abantu. Hari nk'igihe nk'umuntu ushobora gusanga ni umudamu cyangwa umugabo afite abana mu buryo byaranye n'uwo mugore, umuhanuzi akaza ati tiravuze ati vuba cyane umugabo ntabwo ari uwawe, umugore ntabwo ari uwawe. Uwo mukristo inama wamuha nk'umuntu w'Imana, kuko igihe kinini ukunda guhugura abantu impuguza kandi abantu bakunda kugukurikira bakakumva. Kandi natwe nkamya Yesu twaje kugira ngo duhamye ubwami bwa Yesu, abantu bakizwe bave mu byaha bareke gukora ibyaha. Uyu muntu wamubwira iki? Gusa Paulo aricyo yabwiye Timote, yaramubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaduka imyuka iyobya. Bisobanura ko umwuka wose uvuze ntabwo uturutse ku Mana. Tugomba gushishoza, kuko niba abakristo bari kunyumva nk'aba Pentecote, bibuke kera igihe umuntu yahagurukaga akajya mu buhanuzi. Twigeze gusengera Kimicanga kera mu myaka yatambutse, wenda hatarasenywa hubatswe, bari kuhavugurura, batarahavugurura. Noneho dusengana n'umuhungu, ubu ni umupasiteri, ni umukozi w'Imana, Imana imumugisha. Yajyaga yuzura umwuka ariko guhanura bikanga. Abo twasenganaga bose, hafi ya bose barahanuraga. None aravuga ati ibintu byo kujya nuzuzwa gusa ndahanura wapi? Yirirwa kambiriye ko uwo munsi arahanura. Twitondere habaho imyuka iyobya, kuko yabyishize mu bwonko ko ari buhanure. Twarasenze abantu barahimbaza barabyina, mu kubyina abantu baruzuzwa, nawe aruzuzwa, ariko kuko ashaka guhanura ku mbaraga. Twagiye twibuka yihutiye guhanura, ahita hanura, kuko mbere habagaho n'abantu bafite impano zo kumenya ko umwuka uturutse ku mubi, umwuka urobanura imyuka. Kandi muri aya madini menshi yaduka uwo mwuka ntawubaho. Bikwereke ko n'umwuka wera utariyo. None aravuga, agiye guhanura avuga ngo ndi Uwiteka, ngo ndi Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi sha, ngo bana banjye sha, ngo nabakunze sha. Uretse kubeshya Imana iravuga igashyiraho sha. Undi mugabo yamusigiriye ati genda wa mwuka muri wa mudayimoni we. Undi yikubita hasi, baramusengera baramuhungiza. Baramubwira ati turi ikintu wagambiriye. Aratura ati byatumye Satani kwinjira nahereza umudayimoni. Rero hari imyuka iyobya bitewe n'imigambi abantu bafite mu mitima. Icyambere, shobora kuba wubatse urugo nkakugirira ishyari, sinifuze ko wubaka, ariko kuko ndi umuhanuzi nkititiza, bizahuza n'akabazo wenda wayo utumvikanye n'uwo mwashakanye mwagiranye akabazo. Ngavuga ati wiyijevo, nose ngize gutya wabona ntari kuzuzwa. Bantu muri kundeba batuye se, hazaduka imyuka iyobya. Umuntu ahangara kubwire ngo uwo muri kumwe si uwawe. Eske ujya kumushaka Imana yaririye? Kuki itaje kumukubuza mbere ukasaba bagakwa mukakora mariage ntimukubuze point final? Kandi uzacunge abemera ngo ntabwo ari uwanjye. Inshuro nyinshi nta rukundo agifitiye uwo bashakanye, kandi nabo baba bafite amarari y'ubusambanyi, babisa nk'ukorosoro wabyukaga. Kuko umugore muzima wo kubaka ntabwo wahangara kumubwira ngo umugabo muri kumwe ntabwo ari uwawe akunze umugabo we. Ntabwo umugore wamubwira gutyo. Kandi we yaravuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu, kuko Imana itabishaka ko bari kumwe yahita imucyura. None ikajya yamusubiza ku isoko. None baravuze ngo ntabwo ari uwawe. Aha bari kunyumva babe maso, ngo n'inyigisho z'abadayimoni. Umuntu ashobora kugushakira inyigisho. Mwibuke Satani atera Yesu Kristo, amusanze mu butayu aramubwira ngo simbuka, haranditswe, kandi koko biri muri Zaburi, ngo izagutegekera abamarayika. Twitonde uyu Satani
satani turwanya azi bibiliya yose, abasha kukwicira muri bibiliya. ariyo mpamvu dukwiriye gusenga tugasoma ibyanditswe byera tuyobowe n'umwuka w'Imana, kugira ngo ubwabyo tutavaho twisanga mu buyobe. Haranditswe ngo satani yifatishije ijambo ry'Imana ngo izagutegekera abamarayika bagusame kugira ngo udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Yesu nawe amukubitisha icyanditswe. Bisaba ngo abakristo bari kutwumva turabagira inama yo kugura bibiliya mugasoma ijambo ry'Imana, ariko mugakunda gusenga umwuka wera akabayobora, mugasoma ibyanditswe byera. Bizabafashiriza ubugingo no kubaka ingo, bizabafasha mu kurinda ubusore bwanyu n'ubukumi bwanyu, mutandavuye nk'uko abandi hano hanze bari gupfapfana. Aho ni akanama twatangamo. Kandi birinde imyuka yose kuko itari guturuka ku Muremyi. Nk'uko inzoka yasanze Eva, niko yagusanga mu rugo rwawe ikakubwira ngo uwo mugabo si uwawe. Kandi koko nimugoroba ukabwira umugabo uti ntabwo uri uwanjye, umutekano ukabura mukambika ubusa. Buryo iyo mu rusenyi muba mwiyambitse ubusa, mukambara ubucocero mushaka abandi, mugasigara muhiganira kwica. Ariko mwumve ko imirindi y'Uwiteka niza muzaburaho mukwirwa. Adamu na Eva birukanywe mu ngobyi ya Edeni, boherezwa ku isi irimo imifatangwe, amatovu n'ibindi, kurya barushye bakabyara bababaye. None twebwe ubu ngubu Imana niza ntabwo izaba ijugunya ku yindi si uretse mu muriro utazima, bizasanga bambaye ubucocero. Sawa, dukomeze. Niba rundi wumva yaricyo yavugaho. Abantu nibahunge kandi abantu nibahagarike. Nimba hari ufite n'icyo gitekerezo cyo gusenya nahagarike, uwabikoze asaba Imana imbabazi, turaza gusenga. Ariko ikindi kintu nabwira abantu, hari ijambo ry'Imana riba mu Baheburayo igitabo cya 10 mu 38 haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Rero mwene data uduteze amatwi, twakubwira ngo umutima w'Imana ube muri wowe, ugumane umutima w'Imana kuko nuramuka. Rero twasoza ikiganiro dushimira abakurikiye Riziki Chantal TV n'abakurikiye Hamya Yesu TV, tugasaba umutumirwa wacu akadusengera. No kuvuga ba Polo, abantu babyumvise, kuko ubuyobe bwo kugendera ku bantu batayobotse ijambo ry'Imana bari kwisanga habi, n'ingo zabo bazisenya, abana bagahinduka imfubyi kandi ababyeyi babo bahari, imiryango yabo igasenyuka, ndetse bigateza ubugwe mu mitima, abantu bakazinuka Imana bitewe no kwirukanga inyuma y'abantu aho kwirukanga ku Mana no ku ijambo ry'Imana. Rero reka wenda tube dusozereje aha, wenda aho ngaho tuzahagaruka ubutaha. Abari kutwumva rero turabashimiye, ariko tuvuga ngo abafite imigambi yo gukora divorce, ahubwo ikiranga umukristo kuko Yesu ari imbabazi, birasaba gutunga imbabazi muri wowe. Kabiri, ukajya ukunda gusenga. Ndashishikariza abakristo gusenga biyiriza n'ubusa, basoma ijambo ry'Imana, ko muri iki gihe utiyiriza ubusa uru rugendo ntiwarushobora udasoma ijambo ry'Imana. Urugo rwubakwa no kwihangana, ntabwo rwubakana twatsi abapfumu baguha. Kandi umunyarwanda yaciye umugani mwiza aravuga ngo wangugugu nigufa ugashaka urimira bunguri. Ntabwo umuti ari ukudivorce, ahubwo turabagira inama yo kwihangana mukageza ku mberuka. Biravuga ngo hahirwa uwihangana akageza ku mberuka, kugeza ku iherezo, uwo azahabwa. Ariko uwaneshejwe, kuko nabo ba Polo turi kuvuga muzitegereze, abenshi basenye ingo zabo bagashinga amadini mu rwego rw'ikimwaro, badakeneye gusohoka mu matorero kubera isoni, bagashinga amadini kubwo kwikiza ibimwaro. None bageramo bigatuma babasha, bikaba ishami rirerire no gushyigikira abandi bose baje bazanye ubwo bupfu. Ariko turabagira inama yo kwezwa. Reka dusenge. Nzi kuri Imana ishobora byose kandi nta cyarogoye umugambi wawe. Ndagushimiye ko watwumvise kandi kuri ko tureba.
impamvu usaba ngo abubatsi ngo bihangane nuko nawe hano mu isi wihanganiye abanyabyaha, wihanganiye abatinganyi, wihanganiye abari kumena amaraso bicana, wihanganiye abasambanyi, wihanganiye abajura. Urasaba ko rero umugore ashobora kwihanganira umuntu umwe, umugabo cyangwa abana bamunaniye. Urasabwa umugabo wakumenye kwihanganira umugore nk'uko wabwiye Hezekiyeli ngo najye gushaka maraya kuko wabonaga Isiraheli ari indaya, kugira ngo yumve umubabaro ufite mu ijuru, arebe ububi bw'abamaraya, abona icyo ahanura ku ndaya. Niba nkugiriyeho umugisha, hereza imitima y'abakristo nyakuri kwihanganira ibizira biri kubera mu ngo zabo, kandi barinde kugambura ku bw'abantu bari gushinga amadini bitwaje ngo twebweho Imana yacu ntabwo ibibuza, ahubwo bite ku ndahiro kugira ngo bitazabajyana gihonomo. Bite ku cyo basezeranye, bite ku ijambo ry'Imana bumvise mu matwi yabo, maze kwera kwawe kongere kweza abantu bave mu busambanyi n'ubutinganyi, bave mu gusenya ingo za bagenzi babo, bave mu bujura. Mana uramire ubugingo bwa benshi ubukura ikuzimu, kandi ubamurikishirize umucyo wawe, abantu be kurimbuka ku bwinshi, ahubwo bakizwe bababarirwe. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.